John narindi hano mu masaa 5 za mu gitondo tubona umwana yikubise hasi ahangaha mu muryango dore nkagira ngo wenda ni igicura arwaye turamwihorera ariko ntitukamyiko ari amashanyarazi mufashe noneho haba haje umusaza wahararugo duturanye aragenda yinjiye mu nzu akimara kumukora ku kaboko nawe umurura mukubita umujugunya nkariya kari hasi akaboko nkafashe umuriro burankubise tuhita twiruka tujya gukupa aho umuriro wari nyine dusanga intoki zari zifashe ku igare gutya zahiye abana baravuze bati bakunzi bacu mudukira 5 iyi ni Mura TV kamubwira ngo mukomeze mugubwe neza ndabasuhuje mbifuriza amahoro ya Nyagasani n'amakuru nkuko mumaze kubimenyera agenda avugwa hirya no hino ariko cyane ayibanda mu turere 30 tugize u Rwanda kababwire ngo amakuru dufite ni inkuru ibabaje cyane aho umwana muto yaje kuba yicwa n'umuriro w'amashanyarazi. Ese byagenze bite? Kandi subscribe niba utarayikora amaze ibiganiro byacu byo kujya 5 kandi mwibutsa ko ushobora gusharinga izi nkuru ku nshuti zawe kugira ngo ubutumwa baburimo bajye babasha kuba bwabageraho. Ikindi kandi ni inkuru yego zirababaje ariko buriya mu byago tuba tugomba gukuramo n'isomo. Ni inkuru iza kwigisha abana cyane kwirinda gukina n'umuriro w'amashanyarazi kuko uyu mwana we na musaza we bavukana. Musaza we yari afite igare noneho cyaje kubaho nuko uwo mwana muto w'umukobwa yari gakunda gucokoza rya gare akasanga ari kurigendaho kandi atarishoboye. Noneho musaza we aza gufata umuriro w'amashanyarazi acomeka kuri rya gare. Ndagira ngo mwumve iki kintu. Yafashe amasinga nabwo ubona atize watanuje ubuziranenge, amasinga ya charger izina charger dukoresha ducaginga amatelefone. Ngira ngo muri kujya mubibona kuri video iri gutambuka imbere yanyu. Arangije arahuzahuza acomeka ku igare, ibya byuma by'igare bifata umuriro. Ubwo umwana yakikaga ku igare bimwe bisanzwe agiye gukina n'igare, yaje gukora ku igare umuriro amufata umukubita nka hariya ariko agwana n'igare kuko makuru dukesha abaturage bari aho batubwiye ko basanze akaboko gafatanye n'igare kumiye ku igare. Umwe mu bana baraho ngo bamubonye bagira ngo ni igicuri kimufashe bagira ngo biyikiza ariko isaje amukozeho umuriro amukubita ahita amenya ko ikibazo cy'umuriro ajya gukupa umuriro. Yaje kugaruka asanga umwana yashizemo umwuka. Reka twumve byinshi abaturage batangaza turagaruka. Saa 5 za mu gitondo tubona umwana yikubise hasi ahangaha mu muryango dore nkagira ngo wenda ni igicura arwaye turamwihorera ariko ntitukamyiko ari amashanyarazi mufashe noneho haba haje umusaza wahararugo duturanye aragenda yinjiye mu nzu akimara kumukora ku kaboko nawe umurura amukubita umujugunya nkariya none harebye gutya ku kuboko abona amashanyarazi yamushiririje amuteruye asanga byarangiye. Hanyuma ukuntu byagenze nyine ni musaza ubwo ngubwo wari washyize amashanyarazi ku igare nyine we yaramukangaga yumvaga amashanyarazi namukubita ari buhite yikubita hariya kuko ubundi amashanyarazi yagukubise uhita wikubita hariya. We yamubuzaga gukora ku igare none hakanga kubyumva ubwo rero abikora ari nka kumukanga. Nyine yari yafashe insinga azicisha munsi ya purize arangije azicomeka ku igare. Urumva rero igare ryose rihita riba umuriro aho noneho umwana yagiye gukora ku igare ngo arisohore umuriro umufatiye ku igare. Naho twamukuye ku igare twamusanze akaboko kagifashe ku igare. Ndagenda mfata gutya akaboko kari hasi akaboko nkafashe umuriro burankubise tuhita twiruka tujya gukupa aho umuriro wari uri. Nyine dusanga intoki zari zifashe ku igare gutya zahiye. Abana baravuze bati ndunguri ngo yagendaga ku igare musaza aramubuza. Sinakubwira ngo ni impanuka, sinakubwira ngo hari uwarutezeho kuko ibyo sinabona uko mbisobanura kuko njye nabonye ako gatsinga kakoraga ku igare
ariko sinzi uburyo kageze. uriya mwana yatubabaje njye ubwo narenze ko wenda ari ibintu yakorewe ubushake ariko mbonye atari ubushake ngewe. Mu bigaragara njye mu kintu nemeza ntago nemeza yuko byari ukumutega. Ntago watega mushiki wawe nta kintu mupfa. Akimara kumva ubwo urumva ibyo bintu akimara kumva ibyo bintu nawe ntago waburi hano hafi. Nanjye uwo mwana arambabaje ndumva njya mu muryango twabuze abantu babiri. Mushiki we akigera kwa muganga bakamubwira yuko anogotse. Undi abonye umurambo ngo nibwo nawe yahise agenda. Twagize amatsiko yo kuganira n'umwe mu bayobozi nawe agira byinshi adutangariza. Reka nawe tubanze twumve tuze tugaruka twanzura iyi nkuru. Umuriro wamukubise ariko tubafasha kugira ngo umubiri uze uri muri morgue unapimwe turebe icyamwishe. Bivugwa se ko wenda musaza we nawe ushobora kuba yabigizemo uruhare. Ikigaragara ni uko ari instalasiyo y'amashanyarazi bashobora kuba yafashe aje gufata ku igare ryamukubita amashanyarazi aramukubita. Rero ntiwamenya nimba yabigizemo uruhare cyangwa ariko akunda abana bakubagana akaba yatetse iyo ntuzi agafatamo umuriro kuko na musaza we sitiri kugeza isa ntabwo araboneka ngo byamaze kubona bahita abura. Uyu ni umuyobozi muri kariya karere. Reka rero dusoza iyi nkuru yacu babwire ko umuriro w'amashanyarazi ni urupfu rwihuse tuba dutunze mu rugo. Ni urupfu rwihuse bivuze ko yaba umwana cyangwa umukuru amashanyarazi yica atagendeye ku myaka. Gerageza urinde n'abawe. Igihe ukinye n'umuriro w'amashanyarazi ubwawe waba umwana cyangwa umukuru umenya kuri gushyira ubuzima bw'abantu benshi mu kaga, baba ubuzima bwawe bwite ndetse n'ubuzima bwabo mubana kuko bishobora kwangiza inzu murimo ugasanga bibaye ibindi cyangwa se ugasanga wangije ligne yose harimo ko abantu babura umuriro cyangwa se akagendera mu buzima bw'abandi bantu. Rero twite ku bidukikije tubungabunga ibidukikije. Umuriro twabonye tusigasire kugira ngo leta itakomeza gushora amafaranga mu kwita ku muriro ahubwo uko tuwufite twawitayeho bashora ahandi maze dukomeze kubaka u Rwanda twifuza. Ndabakunda cyane. Gift Mura. Ciao ciao.